7 wonders of the world cyangwa se ibintu birindwi bitangaje bigaragara ku isi ya rurema. 7 wonders of the world. The Great Wall of China cyangwa se urukuta rukomeye rwubatswe n'abashinwa. Urukuta rwubatswe kuva mu kinyejana cya 7 ugakomeza ukagera mu kinyejana cya 17 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu bwami bwari buyobowe n'abaming cyangwa se Ming Dynasty. Abaza amateka y'Ubushinwa barabyumva cyane. Ni urukuta rufite uburebure bungana na kilometero 21,000. Ni urugendo rungana no kuva Kigali ukagera New York ukagenda wongera ugaruka inshuro zigeze kuri 5. Ni urukuta rwubatswe n'abakozi barenga miliyoni. Nibo bikekwa ko bashobora kuba baragize uruhare mwibaka ry'uru rukuta. Rwubatswe kandi mu bihe bitandukanye ndetse n'abami batandukanye uko ibisekuru byagendaga bisimburana. Imfungwa, abasirikare ndetse n'abaturage basanzwe ndetse n'abandi bantu bagiye batahatirwa cyane kubaka uru rukuta. Great Wall of China ni kimwe mu bikorwa bya muntu bifite uburebure bunini cyane mu mateka yose y'isi. Abantu benshi bahamya ko iyo ubashije kugera ku kwezi uba witegera urukuta neza, dore ko ruba rugaragara cyane. Ni urukuta rwubatswe kugira ngo rurinde igihugu ibitero by'abanyamahanga, cyane cyane ibitero by'abarwanyi baturukaga mu majyaruguru bitwaga abamongoli ndetse n'andi moko y'abantu yitwaga abanomade, abantu batagira aho baba bahoraga bagenda. Ibi kandi byafashaga ubutegetsi bw'ubwami mu kugenzura igihugu, dore ko uru rukuta narwo rwari rumeze nk'igisirikare kuko rwabaga ruriho iminara abasirikare bacungiragaho umutekano nk'imwe igaragara ku bibuga by'indege by'iki gihe. Ibi akaba ari byo bituma icyari cyo gikorwa remezo kinini cyubatswe n'amaboko ya muntu mu mateka yose y'isi. Uru rukuta ruri mu bikurura ba mukerarugendo benshi ku isi, dore ko abarenga miliyoni 10 buri mwaka basura uru rukuta. Uru rukuta kandi ruri mu bigaragaza ubuhangange bw'abashinwa mu bwubatsi kuva kera kugeza magingo aya. Rukaba rumaze imyaka isaga 2725 kuko rwatangiye kubakwa mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, cyangwa se mbere yuko batangira kubara imyaka bazamuka. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Petra, igitangaza cya kabiri. Petra iherereye muri Jordani mu burasirazuba bwo hagati bwa Afurika mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Aziya. Petra ni umujyi w'amabuye, umujyi wubatswe mu misozi mu butayu bwa Arabiya cyangwa se mu butayu bw'Abarabu. Umujyi wubatswe cyane cyane n'Abatinizi. Ubwo bwari ubwoko bw'abantu b'abacuruzi babayeho hagati y'imyaka 1400 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo ndetse n'imyaka 106 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Aba batoranije aho hantu kuko hari hagati y'inzira z'ubucuruzi zikomeye muri icyo gihe, aho abacuruzaga inzoga, imyenda, zahabu ndetse bagacuruza n'ifu y'imibavu. Winjira muri uyu mujyi unyuze mu nzira y'amabuye yitwa CIQ cyangwa se SIK. Ni umuhanda uca hagati y'inkuta z'amabuye maremare cyane, inkuta zifite uburebure burenga metero 80. Iyi nzira ihingukira ku kintu cyamenyekanye cyane muri Petra cyitwa Ali-Khazineh. Ali-Khazineh yari umubitsi w'ubwami cyangwa se aho amaturo y'ibwami yose yakusanyirizwaga. Ali-Khazineh ni inzu yakorogoshowe mu rutare, ishushanyije mu buryo butangaje, isakaye ku musozi, ikaba ifite ubugeni ndetse n'ubuhanzi bw'ubwubatsi bwashobeye aba enjeniyeri kugeza amagingo aya. Hibaza uko byakozwe n'uwabikoze, dore ko ari inzu yubatswe yitobowe mu rutare rw'ikirunga bigakorwa n'intoki, aho bafukuraga urutare cyangwa se bakorogoshoraga urutare bagakoramo ibyumba, inkuta ndetse bakanashushanyaho, byose babikoresheje intoki, dore ko nta mashini zabagaho muri icyo gihe. Petra kandi yubatswe hakurikijwe imimerere y'izuba, aho izuba rirasira ndetse naho rirengera. Ibyo bikagira ingaruka ku buryo urumuri rukubita ku nkuta zayo. Ibyo bikayifasha kuba yarambaye igihe kirekire ndetse ikanatanga urumuri mu nzu hifashishijwe imirasire y'izuba. Petra ifite inzu zirenga 800 zose zafukuye mu rutare cyangwa se zakorogoshowe mu rutare, harimo isengero, inzu z'ubwami, imva z'abami ndetse n'amasoko. Ikaba ifite imitako myinshi y'ubwiza bigaragaza ihuriro ry'umuco w'Abaromani, Abagiriki ndetse n'Abarabu. Petra nayo ikaba iri mu bikurura ba mukerarugendo benshi ku isi, dore ko yashyizwe ku rutonde rw'umurage w'isi mu mwaka w'1985. Ikaba ari ishusho y'umuco, ubuhangange n'amateka ya Jordani. Waba wibaza igitangaza kiri ku mwanya wa gatatu? Nanjye nuko kora subscribe, like, share and comment kuri Domis News TV, ukomeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, amateka ndetse n'ibindi byinshi dukomeza kubagezaho. Igitangaza cya gatatu, Cristo do Redeemer. Cristo do Redeemer ni igishushanyo cyangwa se ikibumbano giherereye Rio de Janeiro muri Brazil ku musozi wa Corcovado uherereye hejuru mu mujyi wa Rio. Cristo do Redeemer ni igishushanyo cyubatswe mu mwaka w'1922 nyuma gato y'intambara ya mbere y'isi yose. Kikaba cyarubatswe ku isabukuru y'imyaka 100 y'ubwigenge bwa Brazil. Kikaba gifite uburebure burenga metero 30. Ni nka etage 10 zigerekeranye cyangwa se inzu 10 zigerekeranye.
kikaba gifite amaboko arambuye ku burebure bwa metero 28, kikaba gipima toni zirenga 600. Cristo de Redeemer yubatswe n'umufaransa George Leonidas wakoze ishusho ya Yesu. Cristo de Redeemer ikaba ari ikimenyetso cy'urukundo, amahoro n'umukiro, kikaba gifite amaboko arambuye aho gisa n'ikigiye guhobera isi, bishatse kuvuga ko Yesu Kristo ari umukiza n'umucunguzi w'abantu bose. Cristo de Redeemer ikunze kugaragara mu mafilime, amafoto ndetse ikaba ifatwa nk'ikimenyetso cya Amerika y'Amajyepfo. Cristo de Redeemer ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo benshi ku isi muri Amerika y'Amajyepfo, ndetse kikaba gifatwa nk'ikirango cy'ubukristo mu isi. Hakaba ahantu hatagatifu kubemera bose, ndetse hakanakorerwa imigenzo ndetse n'ibirori bya gikristo. Igitangaza cya kane cyitwa Machu Picchu. Machu Picchu iherereye mu gihugu cya Peru mu burengerazuba bwa Amerika y'Epfo. Ikaba iri ku musozi muremure mu misozi ya Andes ku butumburuke burenga metero 2400 hejuru y'inyanja. Machu Picchu yubatswe ahagana mu kinyejana cya 15, ubwo ni mu myaka y'igihumbi 450. Yubakwa n'abami ba Abaika cyane cyane ku ngoma ya Pochachuti Inchaupac. Machu Picchu umujyi wubatswe mu buryo bukurikirana imisozi ku buryo urebana n'ibidukikije birimo imisozi ndetse n'ishyamba rya Amazoni. Machu Picchu yubakanywe ubuhanga buhambaye, dore ko Abainka bubakaga bakoresheje sima, bakabaza amabuye ku buryo yashoboraga gufatana kandi agashobora guhangana n'imitingito ikaze. Machu Picchu yari irimo ibyumba by'ubwami, insengero ndetse n'amasoko. Habagamo ibice bigaragara by'ubuyobozi, ubusabane ndetse n'ibikorwa by'iyobokamana, ndetse n'agace gatuyemo abaturage basanzwe. Machu Picchu yari ifite ahantu abahanga b'ubwami bwa Bainka bajyaga kwitegereza inyenyeri ndetse n'izuba, byabafashaga gusobanukirwa isanzure ndetse no kumenya ibihe byiza by'ubuhinzi. Ikintu gitangaje ni ukuntu umujyi wose wubatse ku musozi hejuru y'icyobo kirekire cyane. Uhageze wese atangazwa n'uburyo byakozwemo kandi ukaba wubatse ku buryo bwuzuzanya n'ibidukikije. Machu Picchu hari abavuga ko yubatse mu murongo w'imbaraga z'isi, ari byo byitwa Earth Energy Lines. Ibi bikagirana isano n'imbaraga z'umwijima cyangwa se za gishitani, ukwemera, ubupfumu cyangwa se ubushobozi bwihariye bw'imisozi. Amateka ya Machu Picchu yibazwaho byinshi, harimo niba wari umujyi w'ubwami cyangwa se ikigo cy'iyobokamana cyangwa se ahantu ho kwisha mu gihe cy'intambara. Machu Picchu ikaba iri mu murage w'isi wa UNESCO, ikaba kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo benshi mu isi. Waba wibaza igitangaza cyaje ku mwanya wa 5? Nanjye nuko. Gusa mbere yuko dukomeza, kora subscribe, like, share and comment, komeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, amakuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi byinshi dukomeza kukugezaho. Ku mwanya wa 5 turasanga Chichen Itza. Chichen Itza iherereye muri Mexique mu karere ka Yucatan Peninsula mu majyaruguru y'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chichen Itza yubatswe mu gihe cya Maya Civilization, yubakwa mu bwami bwa Maya, yubakwa n'abamaya hagati y'imyaka ya 600 ndetse n'igihumbi 200 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Chichen Itza bisobanuraho amazi aturuka ku iriba ry'Imana y'abamaya Itza. Chichen Itza wabaye umujyi ukomeye, umujyi w'ubucuruzi, iyobokamana, umuco ndetse n'ubumenyi. Muri uyu mujyi harimo ikintu kizwi cyane mu mateka y'isi cyitwa El Castillo cyangwa se piramide ya Kukulukani. Ikaba inyubako ikomeye cyane yubatswe mu ishusho y'ingazi zizamuka, ikaba ifite inzego 9 ndetse n'uruhande rufite ingazi 91. Izo ngazi zose zibariye hamwe n'izo hejuru ugera ku ngazi 365 bingana n'iminsi igize umwaka, bishimangira ubuhanga bw'abamaya mu bwubatsi. Piramide ya Kukulukani yubatswe ku buryo izuba ndetse n'igicucucucu bifatanya bigatanga amashusho y'inzoka izamuka. Ibi bikaba izuba riri ku murongo w'uburinganire bw'isi cyangwa se equinox, ubwo ni mu kwezi kwa 4 ndetse n'ukwezi kwa 9. Igicucucucu ku ruhande rw'ingazi gituma haboneka ishusho y'inzoka ku rukiramende izwi nka Kukulukani cyangwa se imana y'inzoka ifite amababa. Byose byakozwe mu mibare, ubugenge, ubumenyi bw'isi ndetse n'isanzure, byose bigaragaza ubuhanga bw'abamaya. Muri piramide ya Kukulukani kandi hari amahembe y'amajwi, aho umuntu ashobora kuvugira mu ruhande rumwe ijwi rikumvikana mu rundi ruhande. Muri Chichen Itza hari ikibuga kinini cyitwaga Great Ball Court, bisobanura urukiko rw'umupira. Wakumva ari ibintu biraho cyangwa se bisekeje, ariko ibi byari bisobanuye urupfu. Muri iki kibuga niho bakiniraga umukino witwa Pok-Tapoka. Umugani wavugaga ko ikipe yatsindwaga yahitaga itambirwa imana yabo Kukulukani, imana y'inzoka,
abatsindwaga umukino bacibwaga umutwe ubundi ukamanikwa ku nkuta z'ikibuga cyangwa se ugashushanywaho, byose kugira ngo banezeze imana yabo y'inzoka y'amababa kukurukani. Dore uko umukino wakinwaga: byari ugutera umupira ukomeye cyane mu mwobo wari hejuru y'inkuta, ugakinisha ikibero, urutugu cyangwa se igituza. Gukinisha amaboko cyangwa amaguru ntabwo byabaga byemewe. Umupira washoboraga gupima ibiro 3 cyangwa se 4. Ibyo byagaragazaga ubwoba bagiriraga uyu mukino, kuko gutsindwa byari bihwanye n'urupfu. Wacibwaga umutwe ukamanika ku nkuta z'ikibuga. Abamaya kandi bari abahanga mu kumenya inyenyeri, imibare, ubugenge, dore ko piramide ya Kurukani yakoreshwaga nka kalendari mu kubara iminsi, amezi ndetse n'amasaha. Chichen Itza ikurura ba mukerarugendo benshi ku isi barenga miliyoni 15 buri mwaka, baza kureba aho abantu bo mu bihe bya kera bari barubatse mu buryo butangaje. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Colosseum, igitangaza cya gatandatu. Colosseum iherereye Roma mu Butaliyani, ni inyubako nini cyane yubatswe mu gihe cy'ubwami bw'abaromani bwa kera. Amateka avuga ko Colosseum yatangijwe kubakwa mu mwaka wa 72 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Yubakwa ku ngoma y'umwami w'abami witwaga Vespasian, aho yatangijwe ku mugaragaro ku ngoma y'umuhungu we witwaga Titus, aho iyi nyubako yabanje kwitwa Flaviana Afflex. Mu gihe cya Roma, izina Colosseum ryaje nyuma rifatiwe ku gishushanyo kinini cyitwaga Colosseus cyari hafi yayo. Colosseum ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 80,000, bivuze ko ikubye stade Amahoro inshuro hafi ebyiri, dore ko yo ishobora kwakira 45,000. Byumvikanisha ubunini bw'iyi arena cyangwa si stade. Colosseum yubatswe mu buryo bw'impeta, ikaba ifite uburebure bwa metero 188 kuri 156. Hejuru y'inkuta zayo hakaba hari amatara, inzugi ndetse n'ibyicaro by'abanyacyubahiro. Colosseum yari ifite ikoranabuhanga rihambaye, dore ko yari ifite systemu z'amazuru yatumaga umwuka ubasha gusohoka cyangwa se kwinjira ku buryo bworoshye. Yari ifite uburyo twakwita nka esanseri bwafashaga abantu n'ibintu mu kumanuka cyangwa se mu kuzamuka, byose bigakorwa n'ibiziga binini byabaga bihujwe n'inkuta z'inyuma. Muri iyi stade cyangwa se arena niho abakinnyi b'intambara bitwaga gladiators barwaniraga imbere y'abantu. Ibi nta mikino yabaga irimo kuko baricanaga. Hari n'abakinaga n'inyamaswa z'inkazi nk'intare, inzovu, ingwe cyangwa se imbogo, byose byabaga live imbere y'abantu. Abantu benshi muzi filime yitwa Gladiator igice cya mbere cyangwa se cya kabiri, ivuga ubwami bw'abaromani ndetse n'ibyaberaga muri stade ya Colosseum. Hashoboraga no kuberamo imyidagaduro, amarushanwa y'imikino yo mu mazi, ndetse hari naho bagiraga intambara z'amato imbere muri stade. Iyi ntambara ntago yabaga yoroshye kuko mu mazi habaga harimo amafi yitwa shark, amafi aryana cyane. Uwagwagamo yapfiragamo, ntago yagarukaga kuko byabaga ari nko ku rugamba nka bimwe mubona mu mafilime. Colosseum yatambirwagamo ibitambo, aho abaciriwe urubanza bicwaga mu ruhame mu rwego rwo kwigisha n'abandi kugira ngo bibabere urugero. Colosseum ni urwibutso rukomeye rwa Roma ya kera, dore ko Roma yigeze kumara imyaka 1000 iyoboye isi, nta bundi bwami buraza bukomeye ngo bufatishe wikure ku buyobozi. Colosseum igaragaza ikoranabuhanga, ubugeni ndetse n'imyubakire idasanzwe y'abaromani. Colosseum yakoreshejwe imyaka irenga 400 kugeza amagingo aya iracyahagaze. Ubu ni ikimenyetso cy'ubuvanganzo ndetse n'amateka ya kera, ikaba iri mu bikurura ba mukerarugendo benshi ku isi. Waba wibaza igitangaza kiri ku mwanya wa 7 ari nacyo cya nyuma? Nanjye nuko kora subscribe, like, share and comment kuri Domis News TV, ukomeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko ndetse n'izindi nkuru zitandukanye dukomeza kukugezaho. Ikiri ku mwanya wa 7 cyo ntago gisanzwe kuko gitandukanye n'ibindi byose twagiye tuvuga mbere. Inkuru yacyo ishingiye ku nkuru y'urukundo, ni nka zimwe za Jacques na Rosa, Juliette na Romeo n'izindi, dore ko ari urukundo umwami yakunze umwamikazi. Igitangaza cya 7 ni Taj Mahal. Niba ukunda filime z'Abahinde ushobora kuba warayibonye inshuro zirenze imwe, haba mu mafoto, indirimbo cyangwa se amafilime. Taj Mahal ishingiye ku nkuru y'urukundo. Waba wibaza ngo byagenze bite, byatangiye bite ndetse byarangiye bite? Taj Mahal iherereye mu gihugu cy'Ubuhinde mu mujyi wa Agra ku nkombe z'umugezi wa Yamuna. Taj Mahal yubatswe n'umwami w'abami Shah Jahan. Yayubatse nyuma y'urupfu rw'umugore we wa gatatu witwaga Mamutsi Mahal. Mamutsi Mahal yaje gupfa arimo abyara umwana wa 14. Urupfu rwa Mamutsi Mahal rwashenjaguye cyane umutima w'umwami Shah Jahan. Bivugwa ko yamaze iminsi myinshi yihishe, atarya, atanywa ndetse atabonana n'abantu. Nyuma y'igihe cy'ubwigunge kirekire yaje kugira igitekerezo cyo kubaka urwibutso ruzahoraho rwibuka urukundo rwe rw'ukuri, Taj Mahal.
yaragize ati ngiye kubaka inyubako itazibagirana mu mateka y'isi nk'urwibutso rw'urukundo rwanjye. Yubatse inyubako idasanzwe, ayubakisha amabuye y'igiciro cyinshi arimo zahabu, diyama ndetse n'amabuye yera cyane yitwa marble, ndetse hasigwaho amarangi yihariye yasigwaga ku nkuta hakandikwaho imirongo yo muri Korowani. Ni inyubako iri hagati mu busitani bwubatse mu buryo burimo imiyoborere y'amazi atembera hagati, ikagira umutemeri wa minatse cyangwa se imiturirwa ine yegereye inguni. Uko izuba rimurika ku manywa cyangwa se bwije, ya mabuye yitwa marble atuma inzu ihindura ibara, rimwe igasa nka zahabu ubundi ikagenda yijima cyangwa se ikamurika. Taj Mahal yamaze kuzura, ishyingurwamo Mamutsi Mahal. Mu mva y'igitangaza bari baramwubakiye muri iyo nzu. Nyuma y'imyaka mike Taj Mahal yubatswe, umwami Shah Jahan yahiritswe ku butegetsi n'umuhungu we, aramufungirana mu ngoro ya Agra. Bivugwa ko umwami Jahan yamaze imyaka 8 yitegereza Taj Mahal anyujije mu idirishya, ari nayo yitabye Imana ari kureba. Yashyinguwe muri Taj Mahal iruhande rw'umugore we Mamutsi Mahal. Taj Mahal ntabwo yabaye inyubako y'ubwiza gusa, ahubwo yanabaye urwibutso rukomeye rw'urukundo rw'ukuri rudasaza kandi rushobora kuvamo ibintu bihoraho kandi bikomeye. Taj Mahal yanabaye ikimenyetso cy'igihugu cy'Ubuhinde. Taj Mahal iri mu nyubako zisurwa cyane ku isi, dore ko ikurura abarenga miliyoni 10 buri mwaka. Turabashimiye kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Waba wibaza impamvu tutavuze piramide zo mu Misiri cyangwa se Hanging Garden of the Babylon cyangwa se n'izindi? Ibyo biri mu kiganiro cyacu gitaha mu byiswe The Ancient 7 Wonders of the World. Ndabararitse kora subscribe, like, share and comment, komeze kuryoherwa n'imizingo y'ibitabo, ibyegeranyo ndetse n'amakuru acukumburanye ubuhanga.